were kuva mu masezerano. Satani ntagukange, dayimoni ntagukange, abagome n'abagambanyi ntibagukange. Mu ijuru hari Imana, kandi nongere nkubwire ngo hejuru y'ibikurwanya Imana ni umuremyi. Ibiturwanya ni ibiremwa, ariko Imana ni umuremyi. Siko bizaba ko mutegereza ntabwo uzakorwa n'isoni. Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mwese mudukurikira cyangwa se mudukurikira ku Iyerekwa TV. Imana ibahe umugisha. Reka nongere mbashimire, mvuge ngo mwebwe mwakoze subscribe. Imana ibahe umugisha kubwo kudutera inkunga, ariko nawe utarayikora waduhaye amahirwe ukadutera inkunga, kuko subscribe yawe ni ingenzi kuri twebwe kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro byacu, ujye ubona notification kugira ngo ibintu bigende neza. Hanyuma reka mbasuhuze mwebwe muri mu Rwanda, nongere nsuhuze abari ku migabane itandukanye muri Amerika, Aziya, Burayi, ahantu hatandukanye. Mwese aho muri mugubwe neza muri Kristo Yesu. Ni wa muhungu n'ubundi wa muhungu cyangwa se wa muntu w'Imana, niyongera na Stazi Prophet Gatsima niyo zina munziho. Yego nongeye kubasuhuza mugubwe neza. Narimba kumbuye ndetse nanjye ubwanjye nari nkumbuye kuba kuri kamera y'Iyerekwa TV. Hanyuma Iyerekwa TV ngira ngo abantu batazi ubusobanuro bwayo, ni channel izajya inyuraho ibiganiro by'ijambo ry'Imana, kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, imirimo n'ibitangaza bikorerwa mu bantu, ubuhamya n'ibindi bitandukanye, ariko cyane cyane byerekeranye n'iyobokamana. Yego ntabwo twatangiye tujya kure y'iyobokamana, cyane cyane iyobokamana ni ibyo ngibyo. Hanyuma rero ijya kubaho tujya kwita Iyerekwa TV, byahereye mu ijambo riri muri Habakuki ibice byaho 2 ku murongo wa 1 no wa 4. Habakuki ngo yerekwa ko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Bivuze ngo tugeze mu isi aho umukiranutsi agomba kubeshwaho no kwizera kwe. Kwizera kwe Habakuki arangira bivuga neza ngo nzagara ku munara wanjye ndindira icyo namuganyiye. Ngo kuza ko bizaza ngo naho byatinda ntabwo bizahera, ngo ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Dawidi nabivuze neza ngo bamwe biringira amagare n'amafarashi, ariko twebwe twiringira izina ry'Uwiteka Imana yacu. Yego bantu biringiye Imana bazabaho neza, kandi burya umuntu wiringiye Imana mu mutwe araruhuka nta mpamvu, kuko hari ibintu tutakagombye kwikorera. Iyo mitwaro si yacu, iyo mitwaro ni yaduhanze. Imana niyo nyiribihe. Ngo bari akantu muri iyi minsi kari kuntungura, ndimo ndeba kuri social media cyangwa se no mu buzima busanzwe no mu baturage gatangaje. Abantu ati mituweli zazamutse, turabigenda dute. Ariko reka mbwira abantu ngo twavuganye n'Imana kubaho, iby'ibiciro ni ibyayo, ibyo ni ibya nyiri jambo. Ikindi abantu ati se ko imyaka igenda izamuka, ibiryo birazamuka, ibiribwa bino birazamuka. Twebwe hari igihe twaryaga ibirayi bigura 5, bigura 2, bigura 10, ariko byageze ku 100 turabirya, bigera kuri 200 turabirya, 300 turabirya, na 400 tuzabirya, n'igihumbi tuzabirya. Niyo byarenga yo ngayo nabyo tuzabirya, kuko twavuganye n'Imana kurya, ntago twavuganye nayo ibiciro. Nongere mvuge ngo wowe ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe, niko Habakuki we yavuze. Yego isi iragenda ihinduka, imibereho iragenda ihinduka, ubuzima burimo bagenda buhinduka, ariko hagarara ku munara wo kwizera, hagarara ku munara wo kubaha Imana. Iby'isi byo ni ibya nyiribihe, Imana nigena ibihe. Yesu we yigeze avuga ikintu kimwe, aravuga ngo abwira abigishwa be n'abandi banabwiza ubutumwa ngo ntimukiganyire mwibaza iby'ejo. Anababwira isengesho riri samari, ayo nimusenga mujye muvuga ngo Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose, cyushaka kiba mu isi kibe no mu ijuru. Ariko yongera y'ijambo ngo uduhe ifunguro ridutunga none. Abisirayeli bo kubera kutizera no kutamenya Imana, Imana igeze babwira ngo dore mbazaniye manu. Imana ikajivana manu mu butayu, ikazana manu ikazivana mu ijuru bakarya. Ariko kuko barafite imitima inangiye, bafite imitima itizera, bafite imitima itamenya icyo Imana ivuze, no kudashira agaciro mu by'Imana yavuze yagambiriye, barangiza bagafata manu Imana yabahaye bakaziraza. Baziraza mu gitondo bagasanga zabuze, kandi Imana yatanze itegeko avuga ngo ibyo biryo mbazaniye mujye mubirya, murye muhage, ejo mu gitondo muzajye mubona ibindi. Uko niko Imana yatungaga Abisirayeli mu butayu. Ahubwo reko bafite imitima yabo yo kutizera, bakabibika mu gitondo bagasanga byaboze,
Imana yacu ni inyambaraga. Imana ni Imana ishobora kuba yagutunga uyu munsi ikagutunga n'ejo hazaza. Nta mpamvu yo guhangayika, nta mpamvu yo kwibaza ibintu byinshi cyane. Muhagarare ku munara bita kwizera. Niba ari cyo wavuganye n'Imana, niba warayikurikiye, niba warayizeye, ntabwo Imana igikoze isoni. Niyo mpamvu Habakuki yavuze ngo nzagara ku munara wanjye ndindire ntegereze kubw'icyo namuganye, ngo dore kuza ko bizaza, ngo naho byatinda ntabwo bizahera. Birashobora kuba wihebye ko ibintu bimeze nabi, ariko niyo ngo hari ibihe by'abantu, ariko hariho n'igihe cy'Imana. Iyo turebye muri Bibiliya, basokuruza batubanjirije nabo byagiye bibabaho, bagategereza isezerano bakihangana. Niko Aburahamu byagenze ku mugore wa Sara, abyara ageze mu myaka 99. Icyo ni igitangaza cy'Imana, izo ni imbaraga z'Imana. Niko byagenze ku Bisirayeli bageze ku nyanja itukura. Ariko Habakuki aravuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Reka rero dusome ijambo ry'Imana, hanyuma nifuza kubagezaho uyu munsi inshuti zanjye tugiye kuganira n'ukuri, kandi mwumve ko hari icyo Imana iri buze gukora uyu munsi wa none. Ngira ngo ubwashize nibwo twari ku ijambo rivuga ngo Imana irarinda. Nababwiye principe 3 Imana igenderaho. Bwa mbere Imana iravuga, kandi imaze kuvuga ni Imana ihagarara ku cyo yavuze. Kabiri irarinda, gatatu irasohoza. Imana iravuga, irarinda ndetse iranasohoza. Mbabwira ko uyu mwaka ari umwaka Imana ije gukora ibikomeye, ari umwaka Imana ije kwiyereka abantu mu bikorwa. Nongere mbivuge, ariko Habakuki babivuze neza ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Ari nayo direction yiyerekwa ryacu, niyo direction yiyerekwa TV, niko yiswe, ni yiyerekwa TV. Tuzajya tubabwira amayerekwa Imana yatubwiye, yaba ari ku Rwanda, ku Banyarwanda, ku itorero, ndetse no ku buzima bwite bw'abantu. Ariko sinzi ibyo niba bizaza hano kuri kamera, bibaye ngombwa byo hari by'Imana yatweretse bitari rusange, twagusanga tukabikubwira. Ariko muri rusange hari ibyo tuzajya tuvuga Imana yatangaje, nawe uvanemo ibyawe, nawe ukuremo ibyawe, kandi bizajya bikugira umumaro. Rero ndabasabye ikintu cya mbere mu nkunde, nanjye ndabakunda, niyo mpamvu nemeye kujya nkora ibiganiro nk'ibi ngibi kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ndabakunda, namwe ndabasabye mu nkunde, kandi ni ukuri pe, ni mu nkunde ndabizi ibintu bizagenda neza. Musharinga ibiganiro byanjye, mu ntera inkunga kubw'ijambo ry'Imana, kubw'umurimo w'Imana. Ndabizi nta mwana ukora ngahita yuzura ingobyi, tuzagera kure cyane hashoboka, kandi ndabizi neza ko ibintu bizagenda neza. Nubwo itangira ryacu ari ritoya, ariko gahunda ni iyerekwa, kandi iyerekwa ni rigari. Mwiyerekwa harimo ubutabazi, mwiyerekwa harimo byinshi cyane, hari by'Imana tubikiye. Reka rero dusome ijambo ry'Imana n'ubundi dusanga hano dusanga Zaburi, dusanga muri Zaburi mu bihimbano bya Dawidi, ibice byaho 20. Tugiye gusoma ibice byaho 25, ngira ngo ni ku murongo waho wa 3. Nawe aho uri jya urambura Bibiliya dufatikanye. Ibice 23 ku murongo waho wa 3. Yes, haravuze ngo siko bizaba muba mutegereza nawe uzakorwa n'isoni, ababa mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Haleluya. Siko bizaba, umva ijambo ry'ubuhanuzi uyu munsi. Siko bizaba kuba mutegereza ntawe uzakorwa n'isoni, ngo kereka abava mu isezerano ari nta mpamvu, abo nibo bazakorwa n'isoni. N'ubundi rirasa n'iri jambo Habakuki yavuze ngo nzagara ku munara wanjye ndindire. Haleluya. Siko bizaba kuba mutegereza ntawe uzakorwa n'isoni, kereka abantu baba mu masezerano ari nta mpamvu, nibo bazakorwa n'isoni. Uyu Dawidi ni umugabo wo kuvuga imirimo y'Imana, kuko ntabwo Imana yigeze imukoza isoni. Ni umugabo wahanganye na Goliyati, ahangana na Goliyati yananiwe Abafilisti, yateye ubwoba imitima y'Abisiraheli, kugeza n'ubwo umwami yavuze ngo ngenda tanga ibitambo bishoboka, ntanga ibitambo kugira ngo uyu mugabo uri muri ndagize ubwoko bw'Imana aveho. Yemera no gutanga ikiguzi cy'umukobwa we, yemera no gutanga ibiguzi by'amafaranga n'ubutunzi, ariko bibipfabusa. Ariko kubera ko Dawidi yarazi neza ko Imana itagikoze isoni, yarahagurutse aravuga ngo ni gute umwana wahanganye n'idubu nkahangana n'intare, uwo Mufilisitiya utarakebwe, uwo nguwo ndabizi
nzamurangiza kandi Imana izesha icyubahiro. Ntabwo Dawidi yateye Goliyati mu izina rye, ahubwo yamuteye mu izina ry'Uwiteka. Niba uzi neza ko ibintu byose ubikora mu izina ry'Imana, uwo mushinga ukawukora mu izina ry'Imana, urwo rugo rwawe ukarwubaka mu izina ry'Imana, ako kazi kawe ukagakora mu izina ry'Imana, siko bizaba ku bamutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni. Kereka abantu bava mu isezerano ari nta mpamvu, abo ngabo nibo bazakorwa n'isoni. Nkubwire ngo ntabwo Imana ikoze isoni, ntabwo Imana ifite gahunda kuba yadukoze isoni ku bantu bamutegereje. Harandi Dawidi Imana itigeze mukoze isoni, itamukojeje isoni n'ahantu henshi mu ngero nyinshi natanga, cyane cyane kuri Sawuli. Ntabwo Imana yamukoje isoni, aho yashatse kumwica amusanze mu buvumo, ashaka kumutegera mu rugo rwe, bagiye kumwica Imana imusimbutse imitego, aragiye kumukubita icumu mu gatuza bikarangira gutyo, Dawidi akizibukira akazamuka mu kirere. Hari imitego myinshi, siko bizaba. Rero muvandimwe, inshuti muvandimwe, nkubwire ngo siko bizaba. Wowe umutegereje ntabwo ariko bizaba. Abantu biringiye Imana, Bibiliya nibivuga neza mu gitabo cya Yeremiya, niyo bavuga mu bice bya 12 ku murongo wawo, niba ari wa 7, ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Hanyuma Pawulo abivuga neza mu Baroma ibice byabo 5 ku murongo wa 5, ngo bene ibyo byiringiro nibyo bidukoze isoni. Haleluya. Ntabwo ibyo byiringiro dufite ntabwo bijya bidukoze isoni, siko bizaba. Muri uyu mwaka umva ubuhanuzi bikomeye, ni wiringira Imana, ni wizera Imana, siko bizaba. Nutegereza Imana irakoramo ibikomeye, nutegereza Imana iragukiza ubwo burwayi, nutegereza Imana iragukorera ibyo ngibyo wifuza ko yakora, nutegereza Imana irasoza amasezerano, nutegereza Imana Imana irakoramo ibikomeye, nutegereza Imana irakora ibirenze ku buzima bwawe, nutegereza Imana irakora. Siko bizaba ko mutegereza nawe uzakorwa n'isoni. Wowe were kuva mu masezerano, were kuva mu masezerano. Satani ntagukange, dayimoni ntagukange, abagome n'abagambanyi ntibagukange. Mu ijuru hari Imana. Kandi nongere nkubwire ngo hejuru y'ibikurwanya Imana ni umuremyi, ibiturwanya ni ibiremwa, ariko Imana ni umuremyi. Siko bizaba ko mutegereza nawe uzakorwa n'isoni. Twagiye dukorera Imana turayibona, ntabwo Imana yadukorera isoni kugeza amagingo ngaya, yewe niyo zakomanga ariko ntabwo zige zibasha kwinjira. Wowe wizere, iri niryo jambo uyu munsi nari mbazaniye. Ubu n'ubuhanuzi bwo gutambuka muri uyu mwaka, ntucikwe. Wowe ukoresheya usharinge n'abandi bumva ijambo ry'Imana. Abantu bakeneye kuruhuka, abantu bakeneye kubohoka, abantu bakeneye kumva ijambo ry'Imana, abantu bakeneye kuzura ubuntu bw'Imana. Ariko nkubwire ngo siko bizaba, siko bizaba. Kuba mutegereza ntawe uzakorwa n'isoni, kereka abava mu isezerano ari nta mpamvu, nibo bazakorwa n'isoni. Wowe ushobora kubona byagucanze, ushobora kubona nta nzira, ushobora kubona nta cyerekezo, ushobora kubona nta gisubizo, ariko siko bizaba. Nongere nkubwire ngo nta kibazo na kimwe Imana idafite igisubizo, ndetse nta hantu habi Imana itavana umuntu, nta hantu heza Imana itageza umuntu. Hari aho Imana yadukuye, turi abantu bo gutanga ubwo buhamya. Hari igihe twagiye dusenga tubona nta byiringiro, tubona nta nzira, dukunda kubivuga mu gihe cyacu cyo gukora ubukwe, mu gukora mariage, twabonaga nta nzira. Ariko kubera ko twiringiye Imana, ntabwo twigeze dukorwa n'isoni. Kubera ko twizeye Imana, nta gukorwa n'isoni twigeze tugira. Siko bizaba kuba mutegereza ntawe uzakorwa n'isoni, keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu. Nongere ngaruke gatoya, wewe wavuye mu masezerano garuka, kuko Imana yo mu ijuru iracyakora. Wewe wavuye mu byiringiro, wataye ibyiringiro, siko bizaba kuba mutegereza ntawe uzakorwa n'isoni. Ngusabiye umugisha uyu munsi wa none, zana icyifuzo cyawe hano, zana icyifuzo. Nkimara kuva kuri kamera nyafata umwanya wo gusengera ibyifuzo, niyo mpamvu nabwiye ngo jya wandika muri comment, wandikemo icyifuzo cyawe, mbasha gusoma comment mu buryo bushoboka. Ushobora kumpamagara kuri telefone yanjye kuri 078 82 472 409, 82 472 409. Iyo umbuze, iyo umpamagara ukabona ntabwo umbonye, iri kuri WhatsApp, nyandikira umbwira icyifuzo cyawe. Ndetse n'ikindi, nongere mbasabe, ndacyakeneye kuzamuka
ndashaka inkunga kugira ngo uyu murimo w'Imana tugeraho tuwugeza. Inkunga yawe nawe irakenewe, yaba ari mu buryo bw'imitekerereze yawe, hari inama wangira, yaba no mu buryo bw'ubushobozi bwawe, hari icyo wakora kugira ngo twagure ubwami bw'Imana, ibintu bigende neza. Hanyuma uramutse umbuze nabwo wandika message muri telefone, ndayisoma, ibintu bikagenda neza. Hanyuma rero uyu mwanya usigaye ndifuza ko watekereza ku mvugo y'Imana, watekereza ku mikorere y'Imana, ongera ugirira Imana icyizere, siko bizaba uko nguko biri. Ejo bundi aho narindi ngira ngo ni na madamu wanjye wigishije iryo jambo, yavuze ijambo ryiza mu maganya ya Yeremiya, niba ari ibice 3 ku murongo wa 31, aravuga ngo Imana ngo ntigambiriye kubabaza umuntu iteka, kandi ngo niyaho yamubabaza ngo ntizamutera agahinda. Were guheranwa n'ibibazo, were kurwara depression, Imana iracyakora. Zana iyo mitwaro yawe uyikoreze Uwiteka, Imana irayishoboye. Zana ayo maganya yawe uyikoreze Imana, Imana irayashoboye. Siko bizaba ku Banyarwanda, ni kenshi Imana igiye turinda guseba. Siko bizaba ku bamutegereza, nawe uzakorwa n'isoni. Tanga ibyifuzo byawe, zamura icyifuzo cyawe muri comment, andika kuri WhatsApp, mpamagara, ibintu bigende neza. Hanyuma nongere mbabwire ngo tugiye gusenga, ndakwinginze unsengera aho uri, Imana izamura ivuga butumwa muri twebwe. Usengere umurimo w'Imana, usengere igihugu, ndetse natwe tuza udusengere, turagize ingobyi y'amasengesho kugira ngo Imana tugeze aho yagambire kutugeza. Kuko gahunda ni izina ni Iyerekwa TV. Iyerekwa TV rero dufite byinshi tubafitiye, ariko hari ibyo dusabwa, hari ubushobozi dusabwa, hari ibyo dukeneye kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere, tubibagezeho mu buryo bwiza kandi bugezweho. Rero kora subscribe ku Iyerekwa TV utarayikora, kora share, usharing ibiganiro byacu, ndetse unakore kuri like, ibintu bizagenda neza. Kora kuri ka kantu gatukura kukazogera gatukura, ukanda rimwe ryonyine gusa, biraba bihagije. Uzajya ubona ubutumwa bukwereka ko twashyizeho ibiganiro. Hari ibyo twamaze gushira ibiganiro, udukurikire, ubohoke mu mutima, wakira ijambo ry'Imana, ugubwe neza. Imana ni ryo humure ryacu. Reka dusenge. Imana Data, turagushimye umwanya wa none. Uri Imana y'icyubahiro, uri Imana y'imbaraga, uri Imana ikomeye, uri Imana itameze nk'abantu, uri Imana idakora nk'abantu. Senge buri muntu wese wataye ibyiringiro, siko bizaba kuba mutegereza nawe uzakorwa n'isoni. Mana, birashobora ko yabonaga isoni ko zigiye kumukora, ngwino umurengere, uturengere nk'Abanyarwanda, uturengere nk'itorero, uturengere nk'abana bawe. Twizeye neza ko tutazakorwa n'isoni kubera ko turi mu bikari byawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Data, Kristo n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Imana iguhe umugisha wo kunkurikirana, Imana iguhe umugisha wo kumva ijambo ry'Imana, kandi Imana iguhe umugisha wowe wakoze subscribe, wowe waduteye inkunga. Yesu akurinde, akurengere, turi kumwe ibihe byose, amen.